ahubwo dutekereze cyane tuvuge ngo kamarade ni muntu ki kamarade ashobora kuba afite ikindi kintu atwihishemo inyuma ko bibaza kuza kwihindura umukozi ibyo bivaho ibi bigeze kudutera ubwoba gaho yaragukonyoye burira inzu bagira ibiki n'ibiki kamarade ubona ari umuntu usanzwe ngo se Fabi ko wajya kuganira na mama kera nabwo yabera kubwiye ko ari ibintu bagenderaga wenda ku buryo turimo turabizira ari ngewe cyane urimo uragenda ubizira ikibazo kimwe kiravuka umva kijya kurangira ibindi bitatu byashibutse nabitema hakaza bitandatu nta kintu cy'ubwire nakagira ibibazo bivuka ngo utangire kugira ibindi nta bindi bagenderagamo tuyebe ko turi abanyabyaha ariko uyebe ibyo dukora reka rimwe na rimwe tujye tunareba reka twakoze byinshi ariko se hari uko reka ngo ibyo byose twabikora ari uko bigenze gute ari uko wadushotoye Fabi none ko twicaye hano najye kubona ibyo byose biraje noneho nicaye gutya gusa cyangwa kije ugomba kuza ukarwana nacyo reba nkuriya mugore twafungiye muri kiriya cyumba tugomba kumuhana noneho akatubwira buri kimwe cyose ubu dukamarade ni muntu ki ni igiki niba tumenye n'ibyo turi kurwana nabyo kuko twebwe turi kurwana tutazi umwanzi wacu ngo ninde umwanzi wacu ni kamarade umwanzi wacu ni Emile umwanzi wacu noneho ndimo ndareba ibintu byose biraza kugenda neza basi reka twiringire Imana sibyo Imana iri ku ruhande rwawe se biraza kugenda neza hari n'igihe n'ibyo byose ari bari kugusaba biraza kuba impfabusa umwana akazana amahoro ariko natwe tubishyiremo uruhare rukomeye kandi ntabwo byoroshye nako si gusa umunsi umwe ntabwo uwo mwana se wasanga se yari kumwitaho ese nk'ubu none se wari kumuha se n'umubyeyi uwatabashije kwita ku mwana wawe nawe yari kwita ku mwana wenyine ibyo wibyicuza Imana iteza ikibazo ifite igisubizo katwiringire kandi natwe duhaguruke sibyo kwishinja amakosa ibintu byose nicyo bikize baranyinginze ngo mbaho umwana ndinangira none umwana wanjye mukanya sinzana nibaze kuba umubyeyi gito ibintu nahoze nifuza ntabwo neza mbyifuza wicika intege y'isi ngayo nguko rero ibintu ntabwo byoroshye umuntu bita Isimbi ari mu bibazo bikomeye cyane ese ibi bibazo Isimbi araza kubivamo ute umva ko buri muntu agira imisaraba buri wese agira umusaraba atwara ariko hari umusaraba ugoye ndetse ugoranye no kuwutwara uyu musaraba wa Isimbi ni ukuri kw'Imana ufite ibiro ndetse uranaremereye cyane ese umva ko bagira ngo iki umva ko abagira neza tubaho ninde uri buze kubasha gufasha Isimbi mu kwikorera uyu musaraba we umva rero yaratangiye kubona abantu bamufasha kwikorera umusaraba gusa abari barimo kumufasha kwikorera imisaraba hari abandi barimo kumugerekaho izindi misaraba mu by'ukuri ibintu bikomeje kugorana cyane niba nawe rero byose nk'uko wabonye ko Isimbi yari zamarira menshi mu by'ukuri ni umubyeyi wabyaye buri mubyeyi wese aba yifuza kurera umwana we ndetse akamukuza akamubona akura ariko mu by'ukuri Isimbi kugera ubu ngubu biramwangiye mu by'ukuri rero ahantu haraza gukora amashengesho menshi cyane dukeneye ko musenga musengera uyu mubyeyi uyu mukobwa Isimbi mu by'ukuri ntabwo yorohewe nyaboneka niba nawe mu by'ukuri ubona ibi bintu bitoroshe ajya muri komenti ugira ikintu bivugaho ishyire mu mwanya wa Isimbi ese ari wowe kano kanya muri aka kanya wakora iki hanyuma uhita unyarukira muri komenti utubwira ati ngiye nahita mbigira gutya na gutya hanyuma nkahita nikomereza ndetse nkanabikemura neza kandi nanone niba nawe mu by'ukuri ubona nta kintu wakora nyaboneka ikoze muri comment utubwira ati ngiye ndi hano natuza nkicara mu by'ukuri nkapfukama nkasenga Imana yonyine yo mu ijuru akaba ari ikora ibitangaza nkategereza ibitangaza bizaba rero nkuko mwabibonye Isimbi yahuye n'ibibazo bikomeye cyane arashaka ku shitani yamubwiye ko nyine kugira ngo azije kumuha umwana we mu by'ukuri bagomba kuryamana ariko nyaboneka shitani nkuko mubizi nyine umwana wa Isimbi yarapangiwe ubu ngubu yamaze gutwarwa yaranajya
yarajyanwe mu by'ukuri. Rero ni ibibazo bikomeye cyane. Isimbi rero arimo gufata ibyemezo bigoranye cyane kandi mu by'ukuri nawe ari wowe murabizi uburyo nyine umubyeyi wabyaye wavunitse wagiriye umwana ku gise ntabwo ashobora kwemera gutakaza umwana we. Nta kintu gishobora kubaho cyatuma mu by'ukuri atagikora kugira ngo yongere gusubirana umwana we. Rero nicyo kintu na Isimbi arimo gukora muri iki gihe. Yakwemera gukora icyo ari cyo cyose ariko mu by'ukuri akabasha kubona umwana we akongera akamusubirana, cyane ko aho yavuye hose yaje arenda kugenda imihanda yose ava i Kigali agera ahangaha ageze uyu munsi. None mu by'ukuri ibintu bikomeje kugorana, yabuze umwana we. Nyaboneka rero niba nawe mu by'ukuri warigeze guhura n'ikibazo gikomeye cyane ukabura ukuntu wabigenza, ukicara ugasenga Imana yo mu ijuru yo yonyine akaba ariyo iba igikemura, ndetse mu by'ukuri amasengesho yawe akaba yaragize ubumumaro, amasengesho wasenze akaba yaragize icyo akora mu by'ukuri, ukabona ko ibibazo byawe bikemuka. Nawe mu by'ukuri jya muri komenti uyikozemo mu by'ukuri ushyigikire ndetse unakomeze uyu mukobwa kuko ari mu bibazo bikomeye cyane. Ngayo nguko rero nkuko nyine mwahoze mubibona ubu ngubu reka mabwire ko ibintu birimo kuba muri iki gihe ni ibintu bikomeye cyane. Narabwiye ngo filime ubu ngubu ahantu igeze filime yajya aryoha, nyaboneka ibintu bigiye gukomera. Ubu ngubu Kamarade amaze kumenya mu by'ukuri ahantu umugore we aherereye, uwamufunze ndetse n'icyo yamufungiye. Hanyuma we na Emile ubu ngubu barimo gutegura mu by'ukuri kugaba igitero. Gusa Kamarade mu by'ukuri nawe ibaze ari wowe ukamenya ngo umugore wawe yafunzwe n'umwanzi wanyu, kandi umwanzi wanyu musanzwe mufite ni umwicanyi mu by'ukuri. Nawe ntabwo wakwihanganira, ushobora gutinda mu by'ukuri amasegonda make cyane ugasanga umugore wawe baramwishe. Nicyo cyatumye rero Kamarade nanone mu by'ukuri adapfa kwihuta ngo apfe kujya kwa Rugema, ariko akimara kubimenya yahise ashaka gufata icyemezo gikomeye cyane cyo kwihuta ajya kwa Rugema. Ariko rero ntabwo byamukundiye neza nk'uko yari yabipanze, nk'uko yari arimo kubipanga muri ako kanya, kuko Emile yahise amugira inama ikomeye cyane amubwira ati mva nkubwire Kamarade, ibintu byose twakoze twagiye tubinyuranamo mu by'ukuri, kandi mu byo twakoze byose twagiye tubanza kwicara tugatuza ibintu byacu tukabishyira ku murongo, tugapanga umupangu ndetse tukiga abanzi neza ku buryo tubakubita mu by'ukuri, tukabakubitira mu gafuka, tukabimana umwanya wo gutora amabuye ngo bayafate bayadutere. Rero ubu ngubu rero aho tugeze nibwo urugamba rukomeye mu by'ukuri. Rero niyo mpamvu Emile yasabye umuntu witwa Kamarade ati Kamarade umva nkubwire wikwihuta cyane, tuza tumanze twige urugamba, tumanze twige ngo umwanzi tugiye guhangana nawe noneho ni muntu ki. Hanyuma Emile arongera abwira Kamarade ati ahubwo ukwiye kongera guhamagara umuntu waguhaye amakuru ariwe mama Iribagiza ukamubaza ese Rugema ari he, Fabiola ari he, nyina Ntambara ari hehe, kugira ngo ibyo ngibyo bidufashe kwiga urugamba tugiye kurwana. Mu by'ukuri ntago byoroshe, mu by'ukuri ndimo kurwana urugamba rurimo abahanga, nyaboneka uru rugamba rurimo abahanga. Buri wese uri muri uru rugamba rurimo kurwanwa afite imitwe ndetse n'ubwenge, ku buryo buri wese aba arimo kubara buri kintu, buri segonda na buri movement ikorwa yose irabarwa. By'umwihariko reka nshimire Fabiola, we abara buri kantu kose. Mu by'ukuri mwabonye ko nibi byose byabaye Fabiola byose yarabitekerezaga, yari yarabibaze ubwo yabwiraga Rusi ati Rusi wagiye kunyereka iwawe, ariko Rusi nyine akamunangira. Byose Fabiola yari yaragiye abibara, ariko rero byarangiye bibaye. Rero ubu ngubu Rusi yafashwe mu by'ukuri, ndetse n'amakuru yamaze kugera kuri Kamarade. Umuntu yamugejejeho ni mama Iribagiza, yamuhamagara amubwira ati mu by'ukuri hano hari umugore wawe arafunzwe, nubwo batari babizi neza, ndaje mbabwire byose uburyo byagenze. Nanone ikintu cyabaye kugira ngo amakuru yose atangwe kandi atangwe neza nk'uko nyine Kamarade amakuru yose yabashije kumugeraho, nuko mama Iribagiza we na Kanyana bagiye ku rugi nyine. Nyuma y'uko bamaze kubwira Kamarade ko umugore we afungiye hano, umunsi ukurikira abagiye ku rugi noneho barahamagara ati yewe urinde. Hanyuma nyine umugore wa Kamarade wari urimo ahangaha mu cyumba nawe arabumva. Hanyuma mukuka gake yarasigaranye arababwira ati ndi Rusi umugore wa Kamarade, kuko yari yumvishe ijwi ari irya mama Iribagiza. We asanzwe amuzi nyine, mu by'ukuri arabizi ko atafatanya n'aba bagambanyi, aramwibwira mu by'ukuri, aramubwira uwo ari we. Hanyuma byose barabyumva, baratungurwa cyane, bakubitwa n'inkuba. Baravuga ati nyagukubitwa n'inkuba Rugema, ubu ngubu n'ibi bintu niwe wabikoze. Mu by'ukuri ibintu ubu ngo bikomeze kuba agaterera nzamba kugera ahangaha. Sinzi ngo ibintu biri buze kugenda bite, sinzi ngo ninde uri buze gukemura iki kibazo. Gusa icyo nababwira cyo nuko filime igeze ahantu hakomeye cyane. Ni urugamba rugiye kuba ahantu nihataza kugwamo umuntu, ibintu biraza kugorana kugira ngo uyu mugore abe yava ahangaha. Turabizi ko Rugema nawe ntashobora kwemera guhara uyu mugore mu by'ukuri, ndetse anakeneye umuntu wita Kamarade niyizana akagira ahantu biraza kuba bisa nkaho nyine mu by'ukuri yijyanye
biraza kuba bisa nkaho akanyamaswa kigaburiye mu by'ukuri wagahigaga. Rero kamarade arimo guhigwa cyane, naramuka yigejeje ahangaha araba yijyaniye nyine, ni umuhigo uraza kuba wigemuye kuwuhiga. Ibintu ntabwo biri buze koroha, kamarade nawe ahantu bishobora kumubera bibi nubwo ari bujyane mu by'ukuri na Emile sinzi nawe ngo musanzwe mubizi ko Emile nawe yavunitse akaboko ubwo bamurasaga. Rero mu by'ukuri nawe urumva ko umuntu mu by'ukuri ufite ibikomere nka biriya nawe ntashobora kurwana urugamba mu by'ukuri ngo arurwane byimazeyo, bashobora no kongera kumusubiraho ku kaboko ke ugasanga ayisananirwa, urugamba biragoranye kururwana. Ese uratekereza mu by'ukuri uru rugamba umuntu bita kamarade na Emile bari buze kuruhera he? Ese baragenda kwa Rugema bakomange babwire Rugema ati Rugema noneho twajura duhereza umugore cyangwa se ntumuduha, dutangire turwane iz'umuhenerezo, dutangire dukorane mu mabinga, hanyuma amaraso ameneke, uri butsindwe aremera ko yatsinzwe amanika amaboko, uri buhagwe nawe aremera hagwe. Mu by'ukuri sinzi ukuntu biraza kugenda kugira ngo uyu mugore bongere kumutanga, gusa urugamba rukomeye cyane nyaboneka. Rero nawe niba mu by'ukuri ufite abakinnyi ukunda muri iyi filime, jya muri comment, koze muri comment utubwira ati ngiye nkunda naka na kanaka, abo ngabo nibo banjye, nibo mfana ndetse nkanabemera cyane. Aha murahabona Marinette wacu ndetse mukahabona na nyiri gatuta mu by'ukuri wihumiye hariya, ufashe umutsatsi we neza cyane awunaga inyuma nta mikino. Rero ikintu baganiragaho mu by'ukuri ni ikintu gifitanye isano n'umwana. Yego umwana, hari umwana rero waba Iribagiza, mama Iribagiza yabyaranye na Rugema, hanyuma mama Iribagiza umwana asaba yifuza kumureba kuko yamubyaranye n'igikoko. Ati uyu mwana ni uw'igikoko, mu by'ukuri ni uwa shitani, nabyaranye na shitani, ariko mu by'ukuri umwana barengana nyaboneka. Ngaho nawe bazi, yego nibyo koko yamubyaranye n'umuntu mubi, ariko si bivuze ko umwana nawe azaba umuntu mubi mu by'ukuri nubwo yavutse ku muntu mubi. Ubu ngubu tugereranije Kanyana ko yavutse ku bantu babi hariya, ariko mu by'ukuri we akaba mama we nyine yego yari umuntu mwiza, ariko papa we ni umuntu mubi. Rero ni nka ko ubu ngubu bimeze, mama Iribagiza yabyaye umwana, ariko mama Iribagiza ni umuntu mwiza nk'uko dusanzwe tubizi, ariko yamubyaranye n'umwana mubi cyangwa se umugabo mubi ari we Rugema. Ariko umwana bazabyara bivuga ko nawe agomba kuzaba umuhemu, agomba kuzaba umuntu mubi. Rero niyo mpamvu mama Iribagiza yagakwiye kwitonda akita kuri uriya mwana, ntawamenya icyo uriya mwana azavamo. Akwiye rero uburenganzira bwe nk'umwana. Rero muri episode ikurikira twabonye ko nyine Iribagiza bari bamuhamagaye, yari yahamagawe n'umuntu utazwi mu by'ukuri, nawe ntabwo amuzi, gusa umuntu wari wamuhamagaye we yari amuzi. Yamuhamagaye amubwira ati Iribagiza umwana wanyu ubu ngubu yabuze ahantu ho kujya, ubu ngubu ari ku muhanda, musanze ahantu ku muhanda, ahantu yabaga bamwirukanye. Iribagiza kubitwa n'inkuba nyine biramucanga, si ibibazo uburyo Emile na kamarade nyine bashobora kwirukana umwana muto nk'uriya. Ariko mu by'ukuri nanjye ndetse nawe ntabwo twahamya ko ibyo bintu baba barabikoze, keretse niba umwana yaratembeye. Hanyuma nkubwira ikindi kintu noneho kibi gishobora kubaho, Iribagiza ashobora kuba ubu ngubu kugira ubu ngubu yapangiwe, hari imigambi mibi barimo kumutega mu by'ukuri kugira ngo babe bamugirira nabi. Umuntu wamuhamagaye rero akaba ari umuntu wamuhamagaye kugira ngo abashe kumufatisha, nagenda hanyuma bize kuba nabi cyane babe bamugirira nabi. Hanyuma nk'uko twayibonye nyine umuntu nyine usanzwe ari umugabo we Cyusa, nawe mu by'ukuri ashobora gupanga imigambi nk'iyo ngiyo, gusa simbihamya mu by'ukuri ngo mbe navuga ko ari we wabikora, ariko nawe ashobora kubikora. Ndetse hari n'abandi benshi bashobora kuba bategura ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo bamute mu mutego, hanyuma babe babasha kumukoresha icyo bashaka kumukoresha. Cyane ko ngubu twamaze kubona ko yamaze guhumuka mu by'ukuri, arimo kureba, arimo gukusanya amakuru n'ibimenyetso byose by'ibintu bibera hano muri uru rugo rwe, cyangwa se urugo arimo kugera muri iki gihe. Rero ubu ngubu arimo kubona byose Cyusa arimo gukora ubu, ndetse n'uwo atarebaga muri iki gihe arimo kumureba ubu. Nta muntu rero waza arimo kumubesha, buri kimwe arimo kukibona. Rero nabishire muri control, ibintu byose abikore neza, abyarenjinge, hanyuma turebe ngo niki kizavamo nyuma. Ese ibimenyetso azaheraho basi yerekana bizagaragaza ukuri ni ibihe? Cyane ko ubu ngubu kugera ubu ngubu Cyusa nta kimwumva, arimo kwitwara nabi bikabije cyane. Rero isimbi nyine nk'ibisanzwe nk'uko nari nababwiye, ibintu byakomeje kuba bibi cyane. Ubwo nyine yarimo aganira na Nasha arimo kumubwira ati isimbi ibyo bintu ntubikore, arimo kumubuza nyine kuba yakora ibintu shitani yamusabye. Hanyuma rero ntabwo yigeze abyumva we, nyine yamubwiraga ati ikintu umubyeyi atakora nyine kugira ngo abe yakwita ku mwana we, abe yabukongera kubona umwana we niki. Hanyuma isimbi ahamiriza Nasha ko nyine ari buze gukora buri kimwe cyose ariko akongera kubona umwana we. Nibwo rero bakiganira shitani yahitaga aza akabanyura nyine ku ruhande abwira Nasha ati ubu ngubu mfite urugendo, rero ngiye isafari
rero hita utekereza ahantu agiye, ndaje makubwira mu kanya gato cyane, wowe ihangane ni amasegonda make nkahita ngaruka nkabiguhereza byose detail kuri detail akantu ku kandi. Hanyuma rero ubwo nyine shitani yazaga yahise abwira Nasha aramubwira ati mfite urugendo, mfite isafari rero muri aka kanya muri iyi minsi, hanyuma rero ahangaha muzahacunge neza ndetse muzagume neza, ibintu byose muzabyarenjinge mu bishire ku murongo. Nibwo rero Isimbi yahita agatungurwa kumva ko umugabo nyine afite isafari yigendeye, aramubwira ati si none umwana wanjye bimeze bite? Hanyuma shitani aramubwira ati iby'umwana nyine sinzi, nyine tuzaba tubireba, nyine nzagaruka tuzareba ngo ni ibiki, nyine turaza kubikurikirana gahoro gahoro. Hanyuma ahita yigendera. Isimbi nawe ntiyaripfana, ahita amubwira ati ibyo wambwiye byose nabyemeye basi, ariko nyine umwana wanjye. Hanyuma shitani ahita amubwira ati ndaza kubireba nimugoroba ntashe, turaza kubiganiraho turebe ngo ni ibiki. Sinzi ngo baraza kubiganiraho umwanzuro waza kubivamo nuwuhe, gusa icyo nzi nuko nyine niba Isimbi yamaze kubimenyesha abangaba, biragoye ko shitani n'ubundi yabyemera ngo baryamane ngo abashe kuba yamurangira umwana we. Ibyo nabyo bihita byumvikana ko nyine niba yamaze kubimenyesha Nasha akaba yabimenyesheje ndetse n'umugore we, ntabwo shitani yaba akibyemeye mu by'ukuri. Ndetse twe dusanzwe tunabizi ko nubwo amubwira ngo baryamana muha umwana we, mu by'ukuri ntabwo umwana we nyine nawe ashobora kumumuha, kuko ubu ngubu byanze bikunze yaramutanze, yamaze no kumucuruza. Ndetse ubu n'abamucuruza sinzi ngo babakoresha iki abana bato nk'abariya, mu by'ukuri ntabwo wamenya ngo ni ibiki. Gusa ibintu birimo kubera mu gihugu cy'u Rwanda, nyaboneka dukeneye ubutabera ngo bwinjire muri ibi bintu, dukeneye ubutabera, mugomba kubumanura RIB ndetse na polisi ikifatira muri iki kibazo, tukareba uburyo gikemuka cyose. Rero nyaboneka niba nawe wageze ahangaha, niba wageze mu ruganiro aho abakunzi aba filime Inzira y'Umusaraba baganirira, nyine kora ku buto rya subscribe ukoze igikumwe cyawe. Nyuma yo gukora ibyo ngibyo ndaza kukubwira ni urakaza neza mu muryango mugari w'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, urakaza neza mu isi yo gucukumbura ndetse no kwiga binyuze muri entertainment. Nyuma yo gukora ibyo ngibyo rero ndagusaba nanone kwinjira mu comment section ukagira igitekerezo cyawe usiga. Nyaboneka niba abantu nyine usanzwe barimo kuganira bakeneye kugira ngo nawe ubahe ibitekerezo byawe, ugira mu by'ukuri ugira uruhare nyine utanga, mu by'ukuri bamenye nyine ko wahageze, kuko baba bakeneye igitekerezo cyawe. Rero iyo uje ukagenda nta gitekerezo usize, icyo gihe usa nkaho utigeze uhagera. Rero tuma bamenya ko wahageze, kugira bamenye ko wahageze. Rero icyo gukora ni icyo ngicyo, nta kindi. Hanyuma rero nshimira abantu bose bakoze subscribe kuri channel ya Hopi, hanyuma abitegura nyine kuyikora, abarimo kubipanga, abo bose Imana ibampera imigisha mwese itagabanyije. Hanyuma rero iyi ni Hopi filime ni Inzira y'Umusaraba, njye ndi X nyine, dukomeje kubana nk'ibisanzwe kandi tubana tukanaganira kuri ama episode nyine yashize agiye kuza, ndetse tukanabasesengurira tubabwira uburyo ibigiye gukurikira byose bizaba bimeze muri filime Inzira y'Umusaraba. Rero nawe ntucikwe, ntuhave, reka dukomeze hanyuma nkubwire ibigiye gukurikira noneho akantu ku kandi. Nk'uko mubibona rero Fabiola yaganiraga na Nyirantambara, barimo kuganira ku bibazo nyine biri muri uyu muryango, biri muri urugo rwabo. Wibuke ko nyine Nyirantambara yari yamaze guhamagarwa none n'umugabo we, amubwira ati umva ngo bwire imigambi we na Fabiola numvishe murimo gupanga yuko mwakwikiza nyine mama iribagiza, ndababujije iyo migambi ntimuyikomeze. Mu by'ukuri ntabwo ari gutyo twakemura ikibazo ngo tube twakwikiza mama iribagiza bijyanye n'amarozi. Ati ko nta marozi nkuziho kandi ibyo bintu bigiye mute. Ariko nyine Nyirantambara we yavuze ati njye nakubwiye ngo nakataraza uraje ukabone, byose niwe wabiteye kuzana abagore bawe, ibibazo byose n'ubundi turimo niwe wagiye ubitera. Batangira kwitana ba mwana, ariko nyine bose turabazi ko bakora amabi. Noneho Fabiola we arimo kuganira na Nyirantambara yabyihamirije, abwira Nyirantambara ati mu by'ukuri, ubwo Nyirantambara nyine yavugaga ati mu by'ukuri ibibazo birimo kuza, kimwe kirangira ikindi kiza, ndagira ngo ntemye ikibazo kimwe hagashibuka ibibazo bitatu, nagira ngo bitatu ndabitemye hagashibuka bitanu. Noneho hanyuma Fabiola amubwira ati Nyirantambara ntitujye turenganya abantu, mu by'ukuri nawe urabizi ko turi abanyabyaha dukora amabi menshi, rero ntitujye turenganya Imana cyangwa se ngo turenganye ibindi. Rero ko ibibazo biza nitwe twagiye tubyiteza. Rero niyo mpamvu ngiye nkubwira ngo buri gihe Fabiola ahorana ibitekerezo bizima imipango, ahubwo sinzi impamvu Fabiola wagiye muri ibi bintu, ariko nta kundi ni ibibazo by'abavandimwe bawe nibo babikujyanyemo. Ndetse nawe mu by'ukuri nubwo uhorana imipango, ntabwo bivuze ko mu by'ukuri amabi nyine utayakora, ndetse bishobora kuba biri no muri kamere yawe, nta wamenya mu by'ukuri.
ariko rero nyaboneka ndagusaba kujya muri comment ukatubwira ngo abakinnyi bacu bakina muri filime Inzira y'Umusaraba ni bangahe muri bo nabaho ukunda, hanyuma ukanabaturondorera bibutse neza ko ibyo bintu iyo bikoze neza hari ibihembo biba bikugenewe mu by'ukuri mu gihe ibintu byose wabitunganyije ukabikora neza ku murongo akantu ku kandi. Rero reka nshimire buri wese twabanye, buri wese tugiranye kuri uyu munota, mushimire cyane, Imana iguha umugisha. Nshimire abamaze gukora subscribe, nshimire wowe ugiye kuyikora none, Imana ikomera umugisha mwinshi ndetse utagabanyije. Bye bye. Rero iyi ni Hopi filime ni Inzira y'Umusaraba, njye ndi X, tubana tukanaganira hamwe, nkaba hostinga, nkabahuza mwese nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Rero bye bye, mugire umunsi mwiza.